Shalom shalom bene data. Aka kanya ndishimye cyane nanone ko Imana yacu nziza ikiturinze, Imana yacu y'urukundo ikitugiriye neza. Nukuri izina ryayo rihabwa icyubahiro, izina ryayo rihimbazwe. Nongeye gushimira cyane abantu babanye nanjye muri no gahunda. Nukuri Imana ibaha umugisha, nzi neza ko hari ibyo twizemo byinshi, hari ibyo twamenye byinshi muri iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, n'abazaza nyuma namwe ibaha umugisha. Nukuri gusenga bihoraho, kuba hafi y'Imana bihoraho. Imana ijye duha imbaraga zo kugira ngo dukomeze kwikorera, kugira ngo dukomeze kuyamamaza. Hari icyo gihe nawe twakora tukabasha kugeza ijambo ry'Imana kuri babandi benshi batararimenya, kuri babandi benshi bari mu buyobe. Rero Imana itwambika imbaraga, iduhishurire, idushire mu mitima yacu icyo twabasha kuvuga kugira ngo tuzane abantu benshi mu bwami bw'Imana. Imana rero ishimwe cyane. Nukuri ndatekereza ko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma ngiye gusoma ijambo ry'Imana, kuko reka ndebe ibisigaye. Yego, ndi mu byahishuwe, ngiye gutangira igice cya 13. Nukwishimye Imana cyane ko yanshoboje kuva ntangira nkaba ngeze ku musozo. Ni ishimwe kuri rye rikomeye, ni ikintu numva nakoze umurimo w'Imana, numva ndi proud yacyo cyangwa numva nishimiye. Kuko bene data, umuntu ashaka kuba nanze imbere ya kamera akagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bisaba imbaraga, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu rimwe na rimwe ucika mu intege. Ariko ndashima Imana ko yampaye imbaraga. Rimwe na rimwe niyo nabaga numva byanze, ariko ikampa imbaraga ikankomeza, nkaba ndangije. Nukuri ndashima Imana. Ngiye kubanza n'isengesho. Ubusanzwe ntabwo njya nsenga imbere ya kamera, nsengera inyuma ya kamera. Iteka iyo ngiye gusoma ijambo ry'Imana ndabanza ngasenga, ariko sinjya nsengera imbere ya video. Rero ubu ngubu kuko ariwo munsi wa nyuma ngiye gutanga ino gahunda, nifuje kuba nasengera hano, tugafatanya gusenga, tugafatanya gushima Imana. Nukuri ndishimye cyane, ni umunsi udasanzwe kuri jyewe. Nkuko nabibabwiye ariko ubushize, gahunda ntabwo nzahita mbihagarika, nzatangira indi gahunda nshyashya kujya nshishamo ubuhamya, dushima Imana ibyo yadukoreye mu buzima bwacu n'ubu kandi kidukorera. Umuntu wese waba ufite ubuhamya yifuza kudusangiza yazanyandikira kuri email yanjye cyangwa akanyandikira kuri nimero ya WhatsApp, nzajya nyishiraho. Hanyuma dufatanye gushima Imana, twese dufatanye kuvuga Imana ibyiza byayo, urukundo rwayo. Imana ni byinshi cyane Imana iba yaradukoreye, kandi mu ubuhamya busubizamo benshi imbaraga. Rero ngiye gutangira n'isengesho rigufi ryo gushima Imana, hanyuma dutangire dukomeze naho twari n'igice cya 13 mu byahishuwe. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ishobora byose, uhoraho nyiringabo, twongeye kuza imbere y'amaso yawe data tugushimira. Urakoze kuri Imana yuzuye urukundo, urakoze kuri Imana ishobora byose, urakoze Mwami ko udukunda tutabikwiriye, urakoze kutugirira neza Mwami tutabikwiriye. Izina ryawe data rishigwe hejuru. Mbere ya byose tuje imbere y'amaso yawe Mwami twiyeza, tugusabye imbabazi z'ibyo twakoze byose, ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo dutekereza. Mwami ibyo byose dukora Mwami bitagushimishije, utubabarire, utweze, udutunganye, kandi uduhe imbaraga Mwami zo kutabisubiramo. Aka kanya njani imbere Mwami ishima izina ryawe. Ndagushimiye ko waturinze igihe cyose twatangiranye n'iyi gahunda, dutangira ku gitabo cya mbere cy'itangiriro. None Mwami dore aho tugejeje, uyu munsi akaba ariwo wa nyuma tugiye gusoma iki gitabo cy'ibyahishuwe. Mana warakoze kuturinda, warakoze Mwami kutuyobora, warakoze Mwami kuduha imbaraga aho twabaga twacitse intege, ukatubyutsa Mwami, ukadufasha. Nukuri urakoze. Uha umugisha umuntu wese wabanye nanjye muri ino gahunda, uha umugisha umuntu wese uzaza nyuma. Nukuri Mwami ndagushimiye, ukomeze kutwambika imbaraga. Twereke Mwami icyo tukwiriye kuvuga gikwiriye kijyanye n'ijambo ryawe. Shira amagambo yawe mu mitima yacu. Turakwiye kugira ngo Mwami udukoreshe muri ibi bihe turimo Mwami. Turifuza ko ibikoresho byawe, turifuza kuzana abantu benshi mu bwami bwawe Mwami.
gendera abantu bose batarakumenya data ubaye kukumenya ubahe agakiza kawe k'ubuntu. Gendera abantu bose bari gusubira inyuma, abantu bari gucika intege, abantu bari kurangazwa n'iby'isi, abantu mwami bumva agakiza gasigaye kababihiye bakabona ntibigezweho n'iki. Mwami bagenderere ubaganirize ubibutse mwami. Nukuri turakwingiza ngo ibi bihe bya nyuma turimo mwami uduhe imbaraga zo gukora cyane, kuko satani natwe uzi ko yahagurutse kugira ngo arwanye ubwoko bwawe, kandi mu izina rya Yesu turamwirukanye, turamwamaganye mu izina rya Yesu asubireyo. Imyuka mibi yose tuyisubije ikuzimu mu izina rya Yesu. Abadayimoni bahagurutse muri ibi bihe kurwanya abera bawe mwami, abana bawe mwami, tubasubije ikuzimu mu izina rya Yesu. Twambika imbaraga zawe, twambika ubuntu bwawe, twambika imbabazi zawe, kuko uri Imana nziza, kuko uri Imana ishobora byose. Ukomeze kutugira neza mwami, ukomeze kubana natwe, kandi mwami utwambike imbaraga, ukomeze kudufata akaboko mwami, kugira ngo ntitugasubire inyuma ukundi, ahubwo mwami tugukorere kurushaho, tube hafi yawe kurusha. Nukuri mwami uturinde gucika intege, uzaturinde mwami uva muri kano gakiza. Icyo tugusabye kirusha ibindi byose mwami Yesu, uzaduha iherezo ryiza. Urakoze rero kubw'ubuntu bwawe, urakoze muri byose mwami. Navuga byinshi sinarangiza, ariko aka kanya ndagushimiye. Komeza kutugira neza rero, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze n'igitabo cy'ibyahishuwe. Twabonye yuko ibyahishuwe n'igitabo cya Yohana, ibyo yeretswe. Twasomye ibice bitandukanye bijyanye n'impanda, yagiye avuga ibyo yagiye yerekwa. Twari twagarukirije ku gice cya 12 aho yavugaga iby'umugore n'ikiyoka, nabyo twarabisomye. Ubu rero tugiye gutangira n'igice cya 13 kiranga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Bene data, duharanire ko amazina yacu ahora yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bano baravuga ngo abantu bose bari mu isi amoko yose azayiramya. Abantu bose batanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazaramya iyo nyamaswa. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandiho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Umurongo wa 11 ku gice cya 13 bavuga ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura urumuri ruva mu ijuru rwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura
cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Icyo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Igice cya 14 kiravuga ngo umwana w'intama nawe yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Amen. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo. Baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo ni bo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo ni bo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Haleluya. Umurongo wa 6 ku gice cya 14 aravuga ngo ubutumwa bw'abamarayika 3. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa 2 akurikiraho ati, iraguye, iraguye, Babuloni wa mudugudu ukomeye, wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashigwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose. Ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Amen. Umwuka nawe aravuga ati, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Haleluya. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Amen. Umurongo wa 14 ku gice cya 14 avuga ngo imisaruro 2. Mbona igicu cyera no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye, kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi, isi irasarurwa. Marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye. Hakurikiraho undi uvuye mu gicaniro, ariwe mutware w'umuriro, arangurura ijwi abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye, uce amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi, azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi, ageza sitadiyo 1,600. Igice cya 15 avuga ngo ibyago 7 by'imperuka. Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo abamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri byo
kuko muri ibyo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe ni zo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo ba bamarayika barindwi bafite bya byago birindwi, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima bine giha abo bamarayika barindwi inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi by'abo bamarayika barindwi byarangiriye. Igice cya 16 kiravuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Ibyago by'imperuka bitera. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti: nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya nyamaswa bakarama igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati: wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko uku ariko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti: ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe ni ay'ukuri no gukiranuka. Nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, nibihana ngo bayihimbaze. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate. Amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere. Ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti: birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishitsi cyinshi. Igishitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereyeho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga, kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryago rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Igice cya 17 baravuga ngo ibya marayika ukomeye uhetswe n'inyamaswa.
haza umwe muri ba bamarayika barindwi bari bafite za byandwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 n'iyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. 5 baraguye, umwe ariho, undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi ni umwe muri ba bandi 7 kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe n'aya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware, ni umwami w'abami. Haleluya! Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranyijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Amen. Nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike, akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Igice cya 18 kiravuga ngo irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi by'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo. Abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara. Umva irindi jwi rivugira mu ijuru riti ubwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi mubusagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguragamo muwufunguriremo kabiri, nk'uko wihimbazaga ukidamararira ukishima ibyishimo bibi, muba ariko muhuwa kubabazwa, agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira uti nicara ndi umugabekazi, sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo ibyago byabo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi uzatwikwa ukongoke, kuko Umwami Imana iguciriyeho iteka ari imbaraga. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo bakadabagirana nawo,
bazawuririra bawuborogere ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo. bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo bati ni ishyano wa mudugudu munini we, yewe Babuloni wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rigusohoyeho. N'abatunzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere kuko ari ntawe uzaba akigura urutondo rwabo, ari izahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri, na hariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari, na muradasi, n'ibinzari, n'imibavu, n'amavuta meza nk'amadano, n'icyome, n'inzoga, n'amavuta ya elayo, n'ifu y'ingezi, n'amasaka, n'inka, n'intama, n'amafarashi, n'amagare, n'imibiri y'abantu, n'ubugingo bwabo. Kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho, n'ibintu byose biryoha neza n'ibisa neza bigushizeho, ntibazabibona ukundi. Abatundaga ibyo, ab'uwo mudugudu watungishije, bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo, barira baboroga bavuga bati ni ishyano, umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza n'iy'imihengeri n'iy'imihemba, kandi ukarimbishwa n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita, ubonye ishyano kuko mu isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana butyo burimbutse. Kandi aberekeza bose n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose, n'abasare n'abatunda bambutse inyanja bari bahagaze kure, kandi bakireba umwotsi wo gutwikwa kwawo, bavuga amajwi arenga bati ni mudugudu ki uhwanye n'uriya mudugudu ukomeye, bitumurira umukungugu ku mitwe. Bavuga amajwi arenga barira baboroga bati ni ishyano, umudugudu ukomeye watungishije ubutunzi bwawo abafite inkuge mu nyanja, ubonye ishyano kuko warimbutse mu isaha imwe. Wajuru we, namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, muwishime hejuru kuko Imana ibuciriyeho iteka ibahorera. Nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini akiroha mu nyanja ati uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Ntihazumvikana muri wowe ukundi abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo, n'abavuza imyironge, n'abavuza impanda, kandi nta muhanga naho yaba umunyabukorikori bwose uzaboneka muri wowe ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntiruzumvikana muri wowe ukundi. Umucyo w'itabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntazumvikana muri wowe ukundi. Abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ay'abera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Yesu ashimwe cyane. Reka turekere hano kubera iminota yatujyanye, mu kanya turakomeza n'igice cya 19. Imana ibahe umugisha cyane.